Yesu ashimwe cyane, nongeye kubaha ikaze ku iriba ry'amahoro cyangwa se ku Gasambi TV. Uwiteka Imana abahe umugisha, ndizera ko mumeze neza aho muri hose. Ndabashuhuje, ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza kugubwa neza. Uwiteka Imana bampere umugisha, Uwiteka Imana bagirire neza. Nari mbakumbuye rero, mbakumbura buri munsi kandi ndabasengera Uwiteka bagirire neza. Rero twari tugarutse kongera kuganira ndetse no gusenga, tuganira ku by'uru rugendo. Imana itugirire neza. Hari umuririmbyi wigeze aririmba aravuga ngo nimwicare mbaganirize iby'uru rugendo. Imana rero itugirire neza kandi Imana iduhane umugisha. Uwiteka twiyereke. Cano n'ubundi ni Gasambi TV. Ku Gasambi rero murabizi neza ko ariho tujya dutabarirwa, niho tubohokera, niho twaboneye Imana, niho twakiriye ibyaha, niho twaturiye imitwaro. Uwiteka Imana aduhane umugisha kandi atugirire neza. Ndabaramukije kandi ndabakunda, ndetse reka nsabe n'uyu muntu uri hano imbere yanjye nawe abasuhuze. Basuje mu izina rya Yesu. Imana iguhereze umugisha, kandi ndabizi ko nawe ushobora kuba ukunda Gasambi TV. Mbese Nkunda kureba inzozi. ikunda kureba inzozi. Kunda kureba inzozi. Imana itugirire neza, kandi ni ukuri buriya nabonye inzozi abantu barazikunze. Abantu barazikunze. Reka mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ni Imana idukunda, ni Imana ijya idusura mu bicuku bya nijoro, ikatuganiriza, ikatumenera amabanga, ikatubwira ibintu bitandukanye. Ariko uyu munsi hari akantu nshaka yuko tuganiraho, twarangiza tugasenga. Hari ikibazo abantu bambajije, barambaza ngo mbese ni ukubera iki hari igihe umuntu akomerekera mu nzu y'Imana kandi ariho yagakiriye. Yego. Abantu barambwiye ngo hariho benshi bagiye bagwa, ngo bagwiriye mu rusengero, ugasanga umuntu urugo rwe rwasenyukiye mu rusengero, ugasanga umuntu yihebye kubera igikomere yagiriye mu nzu y'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi ndashaka yuko tubiganiraho, kandi turaza kurangira tubonye umuti wabyo, ndetse tunasengere abantu bagiye bahura n'izo obstacle cyangwa se ibyo bibazo. Kuko buriya bene data, icyo nababwira ni uko mu ijuru ntabwo ari inzira yihuta, ntabwo ari inzira igororotse umuntu anyuramo ngo agende ahita agerayo. Kuko no muri iyi si, iyo urebye, iyo uva hano ugenda ugera nk'Igisenyi, unyura mu makoni. Unyura mu makoni, hari aho ugera ukabona ni amataba, hari ahandi ugera ukabona ni mu misozi, hari ahandi ugera ugakata, hari n'ahandi ugera ugasanga habaye ikibazo, bikaba ngombwa yuko utegereza na polisi ikaguhagarika, cya kibazo kikarangira. Rero ndagira ngo mbwira abantu bagiye bakomerekera mu gakiza cyangwa se mu nzu y'Imana, mbabwire ngo mukwiriye kugaruka mu nzira, mukongera mugakunda Imana, mukongera mukishima, kubera yuko uru rugendo ntabwo ari urugendo rw'umunsi umwe. Ntabwo ari urugendo rw'umunsi umwe rwose. Hariho uwambajije ati ngiye rwose, ati nk'ubu nagushijwe n'umushumba wanjye, ati nigeze murarikira umuntu, ati ndamurarika, ati ndarika umugabo wanjye, ati nari mfite umushumba w'umukobwa, atari ko biza kurangira wa mugabo nari muzaniye ngo akizwe, ahubwo birangira
ari we babanye, ngewe ndagenda. Ati nk'ibyo bintu byarankomerekeje. Bene data rero ndagira ngo mbabwire yuko iyo umuntu agiye mu nzu y'Imana, agiye mu gakiza, ntabwo uba uhunze ibibazo, kandi n'abantu hasanze ntabwo baba ari abamarayika. Rero icyo nakubwira ni uko nakubwira ngo ongera ukomere, ongera ugwize imbaraga, wongere usaba Imana igusubize ku rufatiro, kuko murabizi neza hari ijambo nabazaniye riri hano muri Matayo, turaza kuza kurisoma, ariko ni ijambo ry'umugani Yesu yaciriye abantu. Arababwira ngo hari inzu imwe yubatswe ku rutare, indi yubakwa ku musenyi, ariko igihe kiza kugera imvura iragwa, imivu iratemba. Noneho ya nzu yubatswe ku rutare ntabwo yigeze isenyuka, ariko ya nzu yubatswe ku musenyi, iyo nzu ngo yaraguye, ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Bene data rero, iri jambo nagiraga ngo ryongere kudukomeza imitima ku bantu bagiye bahura n'akaga ko gukomerekera mu nsengero, akaga ko gukomeretswa ndetse na bene se, akaga ko gukomeretswa n'abo mwaririmbanye cyangwa se abo mwasenganye. Mana itugirire neza. Tujye twibuka yuko mu rusengero ni nko mu bitaro. Mu rusengero haba harimo abarwayi. Numbona mu rusengero uzamenye ko ndi umurwayi. Uburwayi bwanzanye hari igihe mba ntari nabukira. Igihe rero ntari nabukira, nawe nshobora kubukwanduza. Nshobora kuba Yesu yaranzanye mu rusengero kugira ngo ankize agashyari. Rero ninkugirira ishyari ugakomereka ukagwa, buriya nzaba nkwanduje uburwayi nari ndwaye. Nusanga mu rusengero ukansura ugasanga ariko sinkinywera mu kabari, nsigaye nywera mu rugo, buriya Yesu yakuye umuntu mu kabari ni ukuri aba yagize neza cyane. Rero niba Yesu yarankuye mu kabari nkaba nsigaye nywera muri sari wanjye, uzamenye ko nubwo burwayi nifitiye ntibuzakugushe, ntibuzagukomeretse, ahubwo wowe uzabaza Imana utari ko Mana, ese nubatse hehe? Nubatse ku rutare cyangwa nubatse ku musenyi? Reka nkubwire ngo urutare ukwiriye kubakaho ni urutare rwitwa Yesu w'i Nazareti. Ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ngo ndetse riba iry'igiciro cyinshi. Imana ishimwe cyane. Bene data, mureke twubake kuri Yesu, mureke twe kubaka ku bantu. Ntuzubake ku mushumba wawe. Mushumba wawe ni umuntu, ejo nawe yajya mu ntege nke, ejo nawe yagwa, kandi nta nubwo aragera mu ijuru. Ahubwo ujye uharanira kuvuga ngo reka nubake kuri Yesu. Yesu niwe buye rizima, Yesu niwe icyitegererezo. Ntago nkubwiye ngo uzitegereze ku muntu wakuraritse mu rusengero, ejo yagwa. Ikintu kiri kutugusha, hari ibintu byinshi twubatseho, hari ibintu byinshi dutinzeho, hari ibintu turebyeho. Nyamara ngo umunsi umwe Imana yabwiye Mose ngo nakora inzoka. Iyo nzoka ngo akimara kuyikora arayimanika, ngo ubwo Abisiraheli inzoka zari zabariye, ubumara burabica,
arababwira ngo umuntu wese uzareba iyi nzoka azakira ubumara bw'inzoka. Iyo nzoka nta kindi yashushanyaga Yesu, yuko abantu bose bazamurebaho bazakira. Haleluya. Reka nkubwire ngo nta wundi uzareba uretse Yesu wenyine. Mu rusengero uzahagera, hari abazakuguziriza amafaranga bayakwambure, hari abazakugirira ishyari, hari abazagusebya, ariko iteka ryose uzajye wibaza ngo mbese ko numva naguye, ubu niba naraguye, ubundi naguye nubatse hehe? Nusanga waragushijwe n'abo wasanze mu rusengero, n'abo wasanze mu muhamagaro, n'abo wasanze mu nzira ijya mu ijuru, uzahita umenya yuko tayari ni igipimo cyakugezeho kikubwira ngo twagupimye, ariko twasanze warubatse ku musenyi. Reka mbwira umuntu wese wubatse ku bantu ngo wubatse ku musenyi, uyu munsi uhindura icyerekezo. Uyu munsi uvuge ngo Mana, ndashaka kubaka ku rutare, ndashaka kubaka kuri Kristo, ndashaka kubaka ku rutare. Ntabwo nshaka kuzongera kugwa, ntabwo nshaka kuzongera gusenyuka. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bene data, Kristo ngo niwe banze ryacu ryo kwizera. Muntu yahinduka, muntu yagucumuza, muntu yakugusha, ariko igihe cyose ibyo byose iyo bije ni umuyaga ubuje kukwereka ahantu wubatse. Ariko wowe uriho undeba, wowe uriho unyumva, uvuge ngo Mana, niba narigeze kubaka ku musenyi, uyu munsi umbabarire, umpe kukubakaho, kuko ari wowe rutare rutajya rugusha, ahubwo rukomeza imfuruka. Imana itugirire neza. Bene data, uyu munsi mugaruke, twongere rata, twiyubakire kuri Kristo, twe kubaka ku bantu, twe kubaka ku muntu. Ukubaka ku muntu ngo kuko wabonye ahanura, kuko wamubonye mu rusengero ari kuririmba, ko wamubonye ari gufasha imfubyi, ntabwo uzi impamvu. Imana itugirire neza. Ntabwo mwibuka mu Kristo ari mu rugendo, mu Kristo muri rwa rugendo rwajyaga mu ijuru, yahuriyemo n'abantu benshi. Umuntu wa mbere yahuriye nawe muri uru rugendo ni umuntu witwaga Nyamuriryanino. Nyamuriryanino ngo akimara kubona amakuba n'ibyago, akimara kubona isaha yitwa Gahindagasaze, yahise yisubirira inyuma. Mwene data, hari abantu mwatangiranye ariko ntabwo mukiri kumwe, baragiye, birirwa baguseka, birirwa bagusebya, ngo ibyo wagiyemo ntago bizakunda, kugira ngo nawe ugende umere nkabo. Ariko abo bose uzajye wibuka ko bitwa Abanyamuriryanino. Wowe komeza urugendo. Urugendo rujya mu ijuru ntabwo rubamo abantu beza gusa, rubamo n'abantu buriye inkike. Imana itugirire neza. Mu Kristo ngo yahuriyemo n'abantu buriye inkike, aho abonamo aburiye inkike. Yesu ashimwe. Ntabwo nzi uwagucumuje, kuko turi ku kiganiro kivuga uburyo hari abantu bakomerekeye muri uru rugendo. Ariko ujye wibaza abantu bagucumuje, wibaze ku mazina yabo. Nibiba ngombwa uzashaka agatabo k'umugenzi, wongere ugasome, urebe ibyo umugenzi yahuriye nabyo mu rugendo. Ntabwo ijuru ari ahantu umuntu ajya umunsi umwe. Ni urugendo rurerure, ni urugendo rw'ubuzima rwa buri munsi. Uzahuriramo n'abapagani, uzahuriramo n'aburiye inkike. Aba bantu bari baruriye inkike, ngo bamwe bitwaga ba Dema, ngo bakundaga amafaranga cyane. Uwiteka tugirire neza. Nawe ahuri wibaza abantu wahuye nabo. Tujya dukora ikosa, umuntu wese ukubwiye Yesu ugahita umwizera. Tugakora amakosa y'abana, ariko ntiwirenganye, ntubabare, kuko igihe cyose habaho igihe cy'ubwana. Iki gihe na Yosefu yakinyuzemo, ubwo yabwiraga bene se inzozi ze, bituma bamugurisha, bituma bamuroha. Bene data, igihe cy'ubwana kibaho, ni naho dukorera amakosa menshi adukomeretsa muri uru rugendo. Ariko Pawulo yigeze avuga ijambo rimwe, aravuga ngo ntihakagire umuntu undushya, ngo kuko mfite inkovu za Kristo. Ikintu kigaragaza yuko
waciye muri uru rugendo ni ugukuramo inkovu. Reka nkubwire ngo inkovu zo mu rugendo ntizikakubabaze, ahubwo zijye zikwereka yuko utaciye mu idirishya, zijye zikwereka yuko uturiye inkike. Imana itugirire neza. Reka nkubwire ngo niba warakomerekeye mu rugendo, ujye umenya ko ari za nkovu Pawulo nawe yavuze. Izo ni inkovu uzereka abana bawe bo mu gakiza, ukababwira ngo aha narahanyuze ndasitara, mwebwe nimuzahanyure, kandi nimuhanyura mugasitara muzasigeho umuti witwa gutya. Uwiteka atugirire neza. Nakubwiye ngo mu rugendo rwa Mukristo yahuriyemo n'abantu benshi batandukanye, bafite amazina atandukanye. Ahuriramo na ba Muhakanamana. Muhakanamana we ngo yari arimo yigarukira adakomeje urugendo. Aba bantu rero duhurira nabo mu rusengero, duhurira nabo mu gakiza, bahakana Imana kandi banze no kubivamo. Aribo Yesu yavuze ngo mwagumye mu muryango, nimwinjira ntimwanasohoka, ngo rero muzabona ishyano riruta iry'abandi bose. Ndagaruka ku ijambo rivuga ngo ese wubatse hehe? Ese wubatse ku musenyi? Kuko umusenyi ari ukubaka ku bantu. Ese wubatse ku rutare? Ko kubaka ku rutare ari ukubaka kuri Yesu. Uyu munsi ufata umwanzuro uvuge ngo none ndashaka kubaka ku rutare, kuko inzu yubatse ku rutare ntago isenyuka, ntago isenywa n'amazi, ntago isenywa n'umuyaga. Mwene data, wasenywe n'amazi ni ukubera wubatse ku musenyi. Ese wasenywe n'amagambo? Wari uri ku musenyi. Ese wasenywe n'ubukene? Warakijijwe uhita ukena? Iyo ni imiyaga. Ibyo byose ni ukugira ngo birebe urwego wari ugezeho rw'agakiza. Ariko uyu munsi urekeraho guca imanza, ahubwo usubire ku isoko ubwira Imana ngo nyubaka ku rutare. Reka dusome iri jambo dusengere abantu bose bakomerekeye mu muhamagaro ndetse no mu gakiza, maze Imana ibasubize mu myanya yabo, bongere bubakwe kuri Kristo. Tugiye gusoma Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Ni ijambo rivuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewe mu Abisiraheli. Imana itugirire neza. Uyu mwana uvugwa hano ni umwana witwa Yohana, ariko uyu mwana ngo yafashe igihe cyo gukura. Aleluya. Ngo arangije akurira mu butayu. Bene data, ntabwo Imana ijya idukuriza ahandi hantu, idukuriza mu butayu, idukuriza ahantu hagoye, iduhuza n'inshuti zidutoza. Hari igihe uhura nazo mu rusengero. Hari abantu bajya bahungira mu rusengero bakagira ngo hari ubuhungiro. Nta buhungiro buri mu nyubako y'urusengero. Ubuhungiro buri mu Mana yonyine. Mana yo mu ijuru itugirire neza. Ariko reka nkubwire ngo ibintu byose Imana ikunyuzamo, ibigira ngo igukuremo ubwana, ibigira ngo igukuze, ukure, ugere ku rundi rwego. Ntabwo ishaka gukomeza kukugaburira amata yonyine, ntabwo ishaka gukomeza kukugurira yahurute. Iyo umubyeyi abyaye umwana aba yifuza ko yakura, byaba byiza akazanamufasha, akamugirira umumaro. Ntabwo ushobora kunezerwa uramutse ufite umwana ufite imyaka 12 akinywa kigozi, waba ufite ibyago bikomeye. Nawe reka nkubwire ngo ibyo wanyuzemo byose Imana yari irimo igukuza, yari irimo gukura kuri kigozi, yari irimo gukura kuri za yahurute. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga.
reka nkubwire ngo uyu munsi ubwira Imana ngo Mana ndashaka kuva mu bwana, ndashaka gukura mu gakiza, sinshaka kuzongera kugushwa n'ikibonetse cyose, sinshaka kuzongera kugushwa n'umuntu, sinshaka kuzongera kugushwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ndashaka kuba inzu yubatse ku rutare ku buryo ntazongera kugushwa n'umuyaga. Imana ibampere umugisha. Tugiye gusenga, gira icyifuzo mu mutima, ubwira Imana ngo Mana ndashaka kugira ngo uyu munsi umpe kubaka ku rutare, kandi ndashaka kugira ngo unkuze uko wakurije Yohana mu butayu akagwiza imbaraga z'umutima. Buriya Yohana akimara gukura yagwije imbaraga z'umutima, ntabwo yari akiguye, ahubwo yari yabaye ya nzu. Mbese weho warakuze, Imana iguhe gukura. Mbese wowe ugeze hehe, Imana igukomereze mu rugendo. Mbese urugendo wanyuzemo wahuye na ba Dema, wahuye na ba Porowoni, wahuye na ba Muhakanamana, humura Imana izakugirira neza. Igihe cyarageze ahura na ba Byiringiro, ahura na ba Mwizerwa. Nawe mu rugendo ntabwo uzahura n'abantu babi gusa, igihe kizagera Imana ikorohereze uhuremo n'inshuti z'umumaro. Wivuga ngo nta barokore bakibaho, abo wahuye nabo ntabwo ari abarokore, ahubwo abarokore Imana igiye kubazana. Ariko yagombaga kubanza ba bandi bakabanza bakakwigisha yuko mu rugendo hataba ibyiza gusa, hataba amahoro gusa. Kandi reka mbabwire ngo ibintu byose twahombiye muri uru rugendo, Imana mu ijuru izabyirengera ibitwishyure. Imana ibahe umugisha. Reka mbasengere mvuge ngo Imana ibahe kubaka ku rutare ari rwo Kristo, kugira ngo mutazongera gusenyurwa n'umuyaga. Imana ibahe umugisha. Witeka Mana yacu, gitare cyacu, byiringiro bizima, byiringiro bidakoze isoni, ndagushimye Mwami Imana ku bwa Kagasambi TV waduhaye. Turimo turasenga, turimo turasengera abantu bafite ibikomere byo mu rugendo, abantu bakomerekejwe n'ababayoboye, abantu bakomerekejwe n'abababwirije, abantu bakomerekejwe n'abo baririmbanye, abakomerekejwe n'abo basenganye. Mu izina rya Yesu, katikaje na Yesu Kristo, uyu munsi ndabasengeye, bahe kuwongera Mwami Imana, bagaruke mu murongo. Kandi Uwiteka reka nyaguhora ku ngoma aba bantu Mwami bibuke bo ko bakoze ikosa ryo kubaka ku bantu, ahubwo bakubakeho, kuko ari wowe rutare, kandi ni wowe rutare rukomeza imfuruka. Urakoze ko womoye ibikomere, urakoze ko womoye imitima. Izina ryawe rishimwe, ubahe gukura kandi ubahe kugwiza imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo, amen.